ko muri kwibona imbere yacu turi kumwe n'umusaza, n'umusaza rwose uziha ikinyarwanda, amateka, ibintu byose. Baravuga ngo umusaza utabarutse n'inzu y'ibitabo ibihiye muze. Niyo mpamvu ugeze ngo uyu munota tuganire nawe atugezeho ahashize n'ababyumva. Hari ibintu byinshi bajya basoma mu bitabo, ariko kugeza uyu munota ibyo bitabo biboneka hake. Umusaza aratangira yivuga bya gitore, amazina ye turaza kuyamenya. Ikaze. Ndi rugenda rw'igisaka sensebe inkuru imbogo rusene wahaza amagara ugenda amahanga. Ndi umugenzo w'igihame nabyirutse nihakana igihombo, nubwo mpurana umwaka ntibyambujije amanota nashoboye kuba kabiri mu kizame. Uwa mbere yabaye data. Ndizingiro rw'ubugabo ndi maboko n'imibanga nsekura nsubizamo nisekura amatama. Reka mbabwire rero indyohesha birayi. Yitwa ingurube ariko irabajeje n'indyohesha birayi. Rutihunze nzarwe yisaye ingurube zahanitse imirizo rwamuturagara mu bijumbi kabigikuruto cyo mu bikoko. Ikivi burayi yaje igambiriye ibijumbi igira imigenda ikayiyogoza ikagira intabire ikazeyera icukura irengereza imugongo ikakaza ubugi ngo butagimba. Intamati isumba ibinyamahembe ya rwitonganya mu gituza. Nkunze intamatinya mitoshye ya rwinopforwa karindwi. Intamati hinda nk'inkuba zesa. Igira ibikobokobo by'ubukombe igira karizo kanega umunyu ahari mu nda igira sukari. Abanyankweta barayikunda basinimo yarabararuye amagufa yayo barayajundika iyo bagenda n'amata maturuka. Igira ibikobokobo by'ubukombe igira karizo kanega umunyu. Intamati buri inkono kubiha ingurube iryoha kurusha byose ya rwihimbi bamubasira imishongore mu bahinde niyo rukangira ku maduka abanyamaduka bakayakinga. Igira imihore rutagugumba ikarusha isake gushya amahwane n'uwayiriye agaheza utubabu ntagugarirwe yabera. Nanjye nayibonye uko nayibwiwe umunsi ituruka impera y'igihugu igaca rubanda umukenderi iturutse ahantu nje kubabwira. Majoro agambirira abasirimu ati mwe mutunze ingurube zacu murazirunde muzinyereke ntore mwiy'urucece yijihije zazimanwa ibirori byaje. Abahungu batedere kwishwa imirimo ngibi. Kuba abasirimu bo mu magoti ibyo biragaragara ntibigihishwa, ariko abanyamishanana baraziturusha. Banze ingofero zacu benda izunzu bafata isake imineke bayisomeza ubwo n'inzagwa amagi bayakukumbye mu gihugu kandi ibyo munyarwanda yarabiziraga. None mwibareka nibaze nabo barunde barazitunze. Umwami akoranya abanyamagote bo n'imishanana bigufaya. Ati uyu muzungu reka zitwake, nta mugayo zituruka iwabo. Turi inka zanyu nazibaka, mwazirunda nta mahane, kuko muzi ko mwazigabiwe natwe. None nimwishakemwe inkuke, uwayiturusha guraba abantu, uwo byaturuka habidukinze, byamukoraho mu bikinisha. Baterega ingurube n'ibihumbi turazitunze tuba tukuroga, ariko iyo uyu muzungu twumva ashaka, itungwe nandi wo kuyitanga, ko ingurube iryoha cyane, tukaba tutareka iba n'umucanda. Umwami ati reka yo mwidutinze, ababigomba ntibazitunze, nuko akebuka Semutwa na Mutembe. Abahanijisha mu mahungu bashyigitutu, arabyitaza Semutwa ariko. Ati nta ngurube ntunga mba nkuroga, narazihumbye nkiri umuntu, narazitsembye nkijya kubyibuha. Insigwazo yazo ni mu ndebe, nibwo Mutemba mwanduranije tumworoshya beshe umwami mwumve. Ubwo duheruka kuza isave, nta ngurube wishikuruta, nta n'urwandiko rw'umuzungu utuye irubona, watugatiye rw'uko utunze ingurube ze. None uturikiranye izo ndahiro, se ndashongagira Mutemba turasesereza ibirego cyane. Uhavuze utyo abanyazi bahatuma zigashirayo, twabigira dute ku itariki? Cyo hakoze agatima wibwire, uva ku giti dore umuntu, bwira umwami interuro yawe yo kuburenganza amarumba. Ingurube z'ibicece z'ubwoko uzitunze yibamo nk'inopfu. Umwami abyendera mu kirere aterega n'ukuri ko Mutembe gira utubwirize gutunga ubwoko bwazo aho wabusanze. Mutembe atumbaza kare kose, mba nabirangije ndabikubwira usanga ari uko. Ubwo ugarukiye mu Nyakibanda nta mupadiri wahasanze, umumiramiza burusha rubanda, ntagereranywa mu mubyimba, nkaba ari jyewe umunyura heza. Izina yahawe ry'ubwo bwema bituganganduriramo kwiye. Ngubu utangize haga abantu, ngubu utangize irema ibondo, ngubu wagukiriza abantu akabaha inkuke y'uwo munsi. Mutera ati ngiye yewe inama, ahutse asanga amajoro mu nzu. Ati yewe washaka ngo nzahwire, nuko itunzwe n'abadatorwa, kuyikomeraho nk'abibakeka. Ariko wanditse nk'ibaruwa nkayiha umuntu akayigabana, ari wenda abona ko byashoboka. Majoro yakawina ashyira ku meza araruzirenga afunga abahasha baruha umuntu ngo ahutera ajye Nyakibanda shisha itabona kuzana indyohesha birayi.
umunsi padiri wayitanga yaje ubwanamo kari bwose ihaze ihaga umuhanda, ab'imodoka babura akayira, abashoferi basubiza inyuma kubaza, uwo mu rukiko bibasubiza vuba ati reka mwihima na se namwe ko nta mihanda ibiri naharuje mpimbe wundi wo mu kirere ari ukugira ngo mbone aho ndara, dore icyo ni icyaduka kidahoraho, mugikurikire mwitonze mwige intambwe nk'iz'abantu, nikigeraho gicumbika murabona gisedutse mu muhanda maze namwe mugiyo mwenda. Inzovu rubongo ijya mu muhanda iwuca ibitengu henshi cyane, intambwe zayo ziranihorana, iturutse ibuhimbe bakongunda bikegera barashishoza barayikeka, yamenye benshi byabagoye. Bamwe bati ni igishyitsi cy'isi, abandi batereka ubanza ari ya nzovu twabwiwe, abandi batereka ya nzovu twabwiwe nubwo tutarayibona, ahubwo nkenye zaguraniriye. Babonye uturutse rw'iyo bamusiganuza uko bigenze, ati iki cyo si igisimba kindi ahubwo iyo ni imashini yo mu Burayi, ibyo bikurikiye by'ibiyumbu si ibibwana mutabikeka, izo ni imodoka zabuze akayira. Nangiye kuhaca nkatiye mu ikaritusi no mu muhanda ndikomereza, yarahatinze haguma cyane, aguma guhanga iyo nzovu ijisho, atumiza igare ryo kujya i Nyanza kubaka uruhushya rw'i Nyarugenge, baturarwakira ikimutware, ati reka narwakiraga indi mpamvu ngo niba nyikurikire hafi nyifatirira hagana ku Ruyenzi nzagera i Kigali nyigihije, batubuhengeranije icyumweru natwe twaratumiwe tuzagenda. Nawe se mugesha bufundu azivatira yihindisha asanga rwitsibagura mwumva, afatiye birasa hagana i Nyanza bari ku kirari cy'iyo ngurube, bamwingingira kubatwara. Uwo mu bufundi akabanywa itabi ariyumvira hashira umwanya, naho ubwo aribwira ati nibagerayo bararya byinshi be bantubirije umugabane, nuko ashyiraho akengera bahakanira ati bibirangireka ko mwembi iby'iyi modoka mukibibarirwa, iyo abandi bayinjiyemo igira amanyembwa aruhije ubwenge, abatari jyewe irabahishura, ikanywa lisansi vuba na bwangu, igasara nk'iyasinze igasinzira, nkazarinda kugura inshinge zo kuyitera igahembuka. Mwabaye abandi ahubwo mwazirinze impapuro mukampa nkazihutana, zivuga ko ingurube iramutse yishwe mutarahagera igaburo ryanyu barimpa nkagereka ku ryanjye. Umuntu w'imfura byihase agashira inyota y'iryo tungo bita indyohesha birayi amataha arigendera. Ije kuba icyaduka i Nyarugenge abakuru bose barayishima, yinjira mu nzu hashira umwanya ntiyanasohoka hashira umunsi, ibyuma by'inkota by'indayo bihabwa byambaye umwisheke, maze amasaha yegereje amashoka ba madamu batuma umuntu atarabarembuza, baragenda ayo mazu meza barayataha barahonongera mu bibanda, maze ibifapari barabifunga, nuko rwitsibagura araza. Aza yahanya yatinze acira ifudika ari ku muryango, uko yagataje iryo juru ryabo arabutwa ameza hadendeje, yumva yirukwa mu birenge, umutima usaba bugwa neza, umuhogo wuzuramwo urugwiro, inzoka y'umuhondo isamaza umwuka igira ngo jorororo mwibonde. Agira ubukirigitwa umunwa wose azana udutwengera amwenyura, yumva ahongobotswemo ibintu abwira abandi ati karabaye. Nawe Rwampongo aratamba abona isahani ahingukiyeho arayivumerera uko bisanzwe barazigaziga ararorera, ahamara akanya ariruhutsa amatsiko amwego yarora hirya mu isahani ivuguye neza ifite urugara nk'urw'intango, umufu yicagase arawureba mona wahindutse urunyenyeri, asigiye ya mbere azayisanga birasata uburoga umwami. Ureba iyi sahani ko ari umuntu wize kera kuba umusirimu, wayikayanyuka yumvisha ko wayishegeshe, gira ikinyende jyewe ubizi woye kudondoza iyi mihoro, uwo mubombo ngo abitari gatereka zizane ku rubanza. None ntasirimutse nkawe, ureba itama ndunditse rinigirije rihuje na karuvati, ntiryampa icyicaro ku ngurube simpatsimbirwe n'abakweta. Ubwo araza umutware wa Nyantango yinjira abakurikiye hafi, ayihamye ijisho rurumiranwa, ijwi rye rirangurura adatinya, atera hejuru by'imvaho, ureka iryo bamwise ry'impuha, ati niyo nta shiti n'ingurube ntisa amaza mu gihagararo, ariko iyo bayoroseyeho ubwoya usanga iteye ubwuzu bw'urukirigiti, aho bayibyagirije ku meza ukajya ugombwa kuyagaza. Aba be nkakoze ngo bahoshe, abandi bose bizihira inzu. Nta rugamba rubura intwari, majoro rwicara ku mukondo, umwami ateka ijabiro ryarwo, ababegereye mu cyubahiro babagabira intebe zo ku meza bari mu ruhushya rw'isangano. Mbona abasaza barimo nturo, ujya ubasemurira ku muzungu ni Rwubusisi nyir'uburiza, dore ko acanganya muri byombi, ni umusaza wazongahaye. Majoro ati abasaza uko mbirora ntimubahatire guhumana, mubahe akayoga mu biro byanjye tuhabasanga saa 8 mutaratekanyaga. Untanze inama nyayo narindekirije kuyivugira, kugundira abanyamurava ukabakoresha iby'umuvundo biba umugayo ukomeye mu Rwanda. Ubukuru bubatera guceceka ngo bibwize ubupfura nawe. Ingurube bayinena bikabije bakarinda ko yihunza,
ari ugutinya ko bakorimo uwo mugwisha atarura hirya agira Simoni narwo busisi ati gese inkunda ko bampeza nsigaye mparaye irindi zina kuri ubu iryo bampimbye rukenyangurube gukenya inkware narabizinuze kamuzinze kebuka umwami atumva abasaza bakunda amayoga bari mu birori babahinduka b'inkweri ariko ngo sengere nyiri u Rwanda ungabe imyanya yabane muri bo umwami atireka imyanya sinyitanga kuko nanjye nshaka ko yikubira mpamvu umwami ntabwo agabo kamuzinzagira ikimwaro ngo kikura zingi cyangwa karagatungije mu gihanga ati ni utegeka ubugoyi bwose ushaka itaba mpesa hano majoro ati nturoga muhaguruki babaho ibyicaro bibakwiye natwe twigire mu byacu nturashaka uko yasubiza biramugora yari yabonye ibintu byiza uko byakuzuye amasaha n'ubwuzu bwabyo mu muryango ndavuga mu muhogo hari ikinega amaso azengamwo amaso zarangurirwa arahira Kigeli ati habe ko nkubirana bwana ndi umusaza nkaba mu byacu nyamara n'ibyanyu ndabyigimba n'iby'ingurube ndabivuyanga sinaryarya abagabo ndundi sinabeshya imbere y'umwami sinagenda wenda umfunge cyangwa wigirira uko ushaka igihe ataragusha bakimwumva babona rwa butogororanganya amaso avurekana umunyamwinshi bamusiganuje uko bigende ati nimundeke naho ugiye kumva nturi ibyo avuga nsanga bantwaye isahani yari iriho imihoro iteye ubwuzu bayikururira kwa Rutsinga bampira ibintongo nkeya Rutsinga turavusha ubusa amagambo nkozeho kabiri gasindi biriyanika irasa n'iyibi imbere yanjye nawe ntaganda ari isihinga ati genda bitirirwa kurya ingurube ushaka zana isahani ye mwigishe turayicura ngo bya gitutsi sinza koriza uko bisanzwe bwamanenge ati wirata amaboko ajigita ingurube igahora ugira ngo ubuvure imihore ntiyagusumbije urabiruzi sinahoze nigisha amashuri nkanswe byageze Karisimbi rwa burindaza n'igihanga amira umuhora atawukacanze bigeze mu bugo habe mpatanu ase prajana agiye akajwiga asuma asumira rw'ubusisi uko yakamenyereye gufata inkingi iyanizwe yicaye mu kirambi bakomeje ipunzi ku ngoto aho gutombera aho kabirururuka ingurube ihoro bityo ubutagaruka bagiye kombomba gudombora imwidomo ari ruhotsa sesa amarira ati yambabaza yabigira iti ndeyeraheje nibyo bizi ubwo yegereye agatima kanjye kagiye kwicara hamwe mu nda nawe Francis ko nzaramba abona isahane y'ikiyuhize iriho ibitongo by'uruvuteni afata mu maso abiroha mu nda amagufa n'umupfa byorererako nta ninde myasigaye bishyiraho nuko nyangeza arababwira ati simbasha kuroha nkama mbona mucuriranye ubudatuza nkumva nshengurwa n'intimba nzira gusazira mu bututsi umuhogo wanjye ugira inda ntoya icyanjye mwampagahusa mwese nkutwo ndi busagure nkatwijyanira ku kiraro nkazajya nifatishiriza ibigori aterega namwe muri abana ntabwo uryoherwa roha bwawe iyo ndi jyenyine nditonda bampa ingurube nkagira ubwuzu imbabazi nteye zikaba inyanja zikarusha za nyina wayibyaye namwe mwumvireho baho nuko binigabangikana na mbaraga batabanwa bungura biratinda umwe abiri ntongo ke mu muhoro undi aruha mondo ko byakaje umwe abiri ibyuya by'uwo murimo ndabaze kwagirizwa n'impomu rwiyamirira ngo abigane aranirwa cyane yaba imbere y'ubusasambiye buramo bisafata ikirere akanura amaso akomeza kugugura kongega y'umuhoro iramwesura nabigitefano ngo abirebe aratangira ararahira ati ko wabaye mu bufurere icyo gihe cyose wizibiye nahoze ngira ngo uzanyigisha naho uracyanirwa n'abatutsi biderati birenganya umwana ibyo kurya ingurube aracyabyiga umaze kurundura nta kandi ahirika bungura inka karisi cyangwa ukareba akanyangira uko abigenza uko amiraguruga nk'iyo mihore nawe Kareso turabashunga ujya kuba intyoza bigira interuro aba yarabanje kuba mu rweya cyangwa se data nahegereye nk'uko nawe wahoze iwacu akabanya munsi yo mu mparage akamira isatura n'amasirabo amafumberi ntayanene yabatumirijwe nk'ibi birori akaroha ingurube nk'uko ndeba akarusha isirimu kwabengenze kanyangira akaguhigwa atawukariso ntiwirata izo washyikiriye ukazigiraho si imiranga ngo usagurira yewe utuye hirya yawe reka ngo utsinde impaka bareba n'ejo utanyaburaho imanza nuko akwegurira isahani inyama z'ingurube barazagereza zipfuruvu rw'itatabye umuhogo turagize ubudatuzi usohoze za mbere muri baro ugaruka kwenda izahirikiyeyo abugira rwaje abugira rwaza abakiza bose ngo uramutsinze uri umuhanga wo komeraza muretse turakomeza mu kazi